Yesu ashimwe bene data muraho neza nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza y'urukundo rwinshi, tunejejwe n'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera n'ubundi udushoboze, Mwuka Wera avugane natwe ndetse nadushoboze mwami kumva icyo watugeneye muri uyu mwanya. Ngwino uganza muri twe tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa kane tuganira ijambo ry'Imana ku ntego cyangwa se ku cyifuzo cyo gukunda Imana, ariko tubanje kwishyurirwa ko ariyo yadukunze. Donc gukunda Imana yagukunze. Impamvu y'ibi ni uko burya gukunda umuntu utagukunda biragora, cyangwa se gukunda umuntu utazi ko gukunda biragora, ariko uburyo wabashije kumenya cyangwa se iyo wabashije guhishurirwa yuko Imana igukunda, iyo yabanje kugukunda mbere, kuyikunda biroroha. Uyu munsi rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma ibice 31 umurongo wa 3. Haranditse ngo Uwiteka yambonekeye kera ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye gukora neza akwiyegereza. Imana itugirire neza. Ngo ni ukuri nagukunze kera, urukundo ruhoraho, urukundo mbese rudashira rutarangira, ngo nicyo cyatumye gukora neza nkakwiyegereza. Imana itugirire neza. Imana ifite urukundo rwinshi, urukundo rudasanzwe. Burya Imana igukunda kugeza ku rwego yumva mwahorana mu mirimo yawe, mu kazi kawe, mu nzira ugenda, uri iwawe, yewe n'igihe uryamye, Imana iba yumva mwaba muri kumwiteka. Imana yifuza ko mubana kuva mu gitondo kugeza amasaha 24 arangiye, mugakomezanya n'undi munsi. Donc iyo habaye ikintu kigutandukanya nayo irababara. Imana iragukunda, ikagukunda cyane, yifuza ko muhorana. Mbese ibaza ukuntu ngo urukundo yagukunze ni urukundo rwayiteye kuza kukwiyegereza. Kera ntiwahoze uri hafi yayo, wahoze uri kure yayo. Kera mu mwijima w'ibyaha, mu bubata bw'ibyaha, igukunda ukiri iyo ngiyo. Igukunze byaranashobokaga ko ari kugukunda ibyo igukorera ikabigukorera ukiri aho ngaho mu byaha, ariko iravuga ati oya, reka uyu muntu mwiyegereze, muzane mu kwera kwanjye, muzane bugufi bwanjye, tuzajye duhora twibanira. Wanditse igitabo cy'imigani ibice 8 yaranditse aravuga ngo ni Kristo warimo yishurira umwanditsi, aravuga ngo ibinezeza byanjye ngo kuva kera ngo hose ngo mwiremwa ngo nari ndi kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Ageze hepfo gato aravuga ngo ibinezeza byanjye byarokubana n'umuntu iteka. Imana iragukunda, niyo yakuremye, niyo yagukunze, yifuza ko muhorana. Imana itugire neza. Ndimo mvuga ukuntu Imana yadukunze tukiri mu byaha. Byarashobokaga yuko ibyiza byose ariko tugere, ariko bitugira turi aho ngaho, ariko iduhereza icyiza kurutaho, aricyo cyo kutwiyegereza, ngo idukuruza ubugwaneza, idukuruza ineza yayo. Hari indirimbo ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo niwe nyiri imbabazi. Uwo muririmbyi nawe yahishuriye urukundo rw'Imana, akavuga ngo yamfatishije imigozi, ngo ariyo rukundo rwe, ngizo ngo yize zanteye ngo kuba imbata ye rwose. Uko niko rero nawe Imana yagufatishije imigozi y'urukundo, iragukurura, igukura harya mu bubata bw'ibyaha. Birashoboka yuko wabanjije no kubyanguka, ibyo gukizwa no kwegera Imana ukabyita ibintu by'ubuturage, ukabyita ibintu bidasobanutse, ariko irakomeza iragufata, irakomeza irakwiyegereza, igenda igukurura gahoro gahoro, ugeze aho ugeze bugufi bwayo, noneho utangira kumva ibintu by'urukundo rwayo. Icyatumye ikora ibyo byose kwari ukugira ngo ikubone hafi yayo, kwari ukugira ngo ikubone muhorane muri byose. Imana itugirire neza. Imana iragukunda kugeza ku rwego yifuza ko muhorana. Imana itugirire neza. Iyo ukubonye wagiye mu bindi irafuha, ikababara. Urukundo igukunda ni urukundo rufuha, ni urukundo rwumva mwahorana iteka mukagumana. Nyemerera nawe uyikunda utyo, uyemerere, uyihereze ikaze, mwibanire. Imana itugirire neza. Ntukayirukane mu byawe, ntukayiheze mu byawe, ntukazajya ukora akazi katari mu Imana. Akazi kawe jya ubanza making sure, jya ubanza urebe yuko neza ako kazi kari mu Imana. Deal ugiye gukora ubanza urebe yuko Imana iza kuzibona mu ikaze. Yego, Imana itugirire neza. Ibiganiro ugiye kujyamo, abantu mugiye kwicarana, Imana nayo iba yumva ishaka kuza gutega amatwi ibiganiro ugiye kuganira. Story bakubwira nayo buryo bishaka kuzumva, ntabwo ibishaka
ishaka yuko uyiheza, Imana ishaka kumva story bagiye kukuganiriza, nayo ishaka rega kumva ibiganiro ugiye kuvuga, ishaka kwicara hagati muri cya kiganiro ikumva umwana wayo arimo avuga. Cyamba ntuze kuyiheza mu biganiro uza kujyamo. Imana itugirire neza. Ingendo uza gukora, trip zose uza gukora, trip ubona Imana itabonekamo, trip ubona zitarimo kwera kw'Imana, uramenye kuko wahishurira urukundo rwayo, ntuzigemo kuko Imana yifuza yuko mukorana urugendo, mukagendana, watembera mugatemberana, mbese uko ugiye kunezererwa ibyiza yaremye, mukaba muri kumwe. Buryo muri kumwe nibwo ubasha kubinezererwa neza. Imana iragukunda cyane rero, irifuza ko no mu rugo iwawe uhereza ikaze, ntuyirukane ngo uyisige ku rusengero cyangwa se ngo uyisige ahandi, uyisige wenda ku byo kuri channels wagiye wumva wenda iby'ijambo ry'Imana. No, yitware mugerane mu rugo. Irifuza yuko wowe ufite abana mufatanya kubitaho, wowe ufite umudamu irifuza ko mufatanya ibyiza byose umugirira ikabigufashamo, wowe ufite umugabo irifuza kuko uyiha ikaze ikagufasha kwita kuri ibyo ngibyo by'urugo rwawe. Imana iragukunda cyane kugeza ku rwego yifuza yuko n'uwo mukozi wawe wayihereza ikaze ikagufasha kumujera. Imana iragukunda, irifuza yuko mubana ibinezeza byayo, nuko uyegera mukabana iteka ryose. Hanyuma rero kubana nayo ndetse hose muri byose bikubera intego, ntuyime umwanya, ntuyime ikaze, uyikunde pe, kuko abayikunda bakayemerera bakabana muri byose ni nabizimura mu gihugu cyo mu ijuru. Ntago urukundo rwayo rugarukira ku kubana nayo ahangaha ku isi gusa, ahubwo dufite gahunda yo kuzatwimura tukanabana ubuziraherezo mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu Kristo yigeze kuvuga ngo nimuhagarike imitima, ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, igihe atahaba ngo mbibabwiye, arabwira ngo ngiye kujya kubategurira hanyu ngo kugira ngo aho nzaba namwe ngo tuzabaneyo. Imana itugirire neza. Imana iragukunda, irifuza ko mubana ahangaha ku isi, kazana kwimura mukazabana mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu aragukunda cyane.